Reka nongere ngusuhuze kandi nongere nkuramutse inshuti wemeye gukurikira MC Rubangukana Bigwi nk'ibisanzwe murabizi ndagatiga turi ku muriro ka karutica umugambi yemeje guhiga nkesa ariko nanone nkaba igikanu cy'imfizi rukwaye rw'intwaro sakarane nkubito nyiri ngoma icumu ricumbikira abacumbitsi ndabasuhuje cyane tongeye mbahaye ikaze mu kiganiro nk'ibisanzwe murabizi jewe keshi cyane mbanyiraye kukaba kugira ngo twongere tuganire twongere twigarukire ku muco nyarwanda ku murage musekuru umunyarwanda ariko nanone nyemerera uyu munsi tujye kuganira ku nkuru ikomeye ndetse kandi benshi mushobora kuza kugira gutya mukigiramo byinshi kandi bizabafasha mu buzima bwanyu. Kuri uyu mwanya tugiye kuganira ku nkuru imwe nakoze nganira n'umushuti wacu yego n'umwana w'umukobwa wifuje kutuganiriza ubuzima bwe ariko ndangira ndatekereza nti ariko buriya nta kuntu twakora n'ikiganiro na bene Rubangukana Bigwi kugira ngo nyine turebe ukuntu twagirana inama ndetse kandi duhuze ibitekerezo. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu twakwita urukundo rw'abasore n'inkumi. Ndabizi benshi cyane hari abantu babigeramo bakumva ko aribo banyabwenge abari nabo bakumva ko aribo barenze ariko aka kanya ndagira ngo nkuganize nkubwire yuko kuri icyo kintu nta muntu urenze nta muhanga wacyo. Urugero reka ntangire nkubwira nti uri umukobwa, niba uri umukobwa ukabona nyine hari abasore benshi cyane bakwereka yuko urenze bakwereka yuko uri umuntu wa danje ndetse nawe kandi ubwo wakwireba bitewe n'imyaka ugezemo n'igihe ugezemo ukumva nyine urarenze cyane. Akandi kantu ka kabiri buriya nanone niba uri umukobwa ukaba ubona hari impano nyinshi wakira zirenze ziturutse ku bantu baziguha nta sano mugirana nta kintu mupfana reka nkubwire ngo aho ngaho nawe uribeshya cyane. Ikindi kandi nawe niba uri umusore ukaba utekereza yuko uzi ubwenge ndagira ngo nkubwire ngo bashiki bacu ntago wabarusha ubwenge nawe buriya ushatse ku mugani wa wundi ibyo bintu wabyihorera. Tugiye kumenya ngo ese ni gute twakwitwara muri ubwo buzima, ese ni gute twagenza niba uri umukobwa ni gute wakwitwara ukaba umuntu wa danje, ese we niba uri umuhungu ni gute wakwitwara nawe ukaba umuntu wa danje, bityo buri muntu wese akakubona yuko uri w'agaciro. Niba ari umukobwa akabona yuko ukenewe, niba ari umusore nawe akabona ko umukobwa nawe ukenewe. Iki kiganiro kiraza kurangira nawe wumva ko nyine uri umuntu w'agaciro kandi ibintu ukora koko ari iby'agaciro. Ndagushishikariza kubana natwe kuva iki kiganiro gitangiye kugera gisoje. Njyewe ndi MC Rubangukana Bigwi tugiye kubana muri aka kanya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube yacu ndagusaba gukora like, ndagusaba gukora subscribe ndetse no gusharinga iki kiganiro ku bantu benshi kugira ngo kibashe kubafasha. Reka dutangire ikiganiro cyacu duhere kuri iyi nkuru ivuga ngo nta mukobwa wa danje ubaho, nta mukobwa urenze ubaho. Ntukirebe we mukobwa ngo nuwireba nyine ngo nureba ukabona ufite nyashi, nuwireba ukabona nyine ukabona abantu benshi baragurira nyine ngo uhite wumva uri umuntu wa danje. Uti kubera iki? Uyu munsi ngiye kubaha urugero rw'akantu gatoya kandi koroshye. Uyu munsi abakobwa benshi umusore akubwira yuko agukunda nyine wowe ubwawe ugahita umubwira ngo nzabitekerezaho. Aho kantu turimo turakagenda naho neza nyine ugahita uvuga ngo nyine ugahita ubanza kumubwira ngo nzabitekerezaho. Ese ni biki uba ugiye gutekerezaho ubundi? Ese mu buzima busanzwe uba utarusanzwe utekereza? Niba turi kugendana neza abakobwa benshi bavuga ko bazabitekerezaho nta kintu na kimwe aba agiye gutekereza. Uti kubera iki? We ubwe ukimara kumubwira yuko umukunda abazi neza niba yagukunda cyangwa se atagukunda, abazi niba afite yego ye cyangwa se oya ye. Ako kanya ukimara kubimubwira ndagira ngo nkubwire ko we ubwe ababizi neza niba yagukunda cyangwa se atagukunda. Ariko hari ikintu mwita nk'itegeko mwe mugenderaho ngo ka kantu nyine ko kubanza kwanga. Hariya nta kintu uba wanga ahubwo ubuzi neza niba yego cyangwa oya, kuko hacamo umunsi cyangwa amasaha ukamubwira ngo yego. Iyo yego rero wibuke ko ijambo rya mbere mukimara guhura ukimara kumubwira ngo nzabitekerezaho, ijambo rya mbere wa muhungu akubonyemo ahise abona ko nyine weho ubwe mu buzima bwawe ikintu ukora ni ukubanza gutekereza ku kintu ugiye gukora. Ese nibyo koko
ibintu byose ijambo rya mbere akumenye. Ubundi umuhanga yaravuze ngo intwaro umuntu afatishije igihugu ni nayo akirindisha. Mbere na mbere ijambo rya mbere ahise kubonamo nk'umuntu w'umunyabwenge, ahise kubonamo nk'umuntu w'umuhanga. Ariko burya siko kuri. Uyu munsi abakobwa benshi bavuga ngo nzabitekerezaho. Iyo mugeze mu rukundo mukomeza gutekereza, cyangwa ibitekerezo bitabigenda muhita mujugunya iyo kure. Ntabwo ariko mubigenza. Menya ngo niba umenyanye n'umuntu ukamwereka ko uri umuntu wo gutekereza, komeza gutekereza, ibitekerezo bihita bijya. Ahita atangira kukubona nk'umuntu udatekereza, utangira gukora ibikorwa nk'iby'abantu badatekereza. Niba rero ubwiye umuntu ko uzabitekerezaho, ukabitekerezaho ugasanga ari yego koko, komeza gutekereza nyine. N'ikindi kintu cyose akubwiye fata umwanya ugitekerezeho, wihubuka ngo ikintu cyose akubwiye uhita uvuga ngo yego none utangire kubyemera. Kandi mu by'ukuri umunsi wa mbere mumenyana umbwiye ko ugomba gutekereza, kandi wibuke ko yabyubashye akaguha n'uwo mwanya ngo utekereze. N'ibindi rero igagusaba wa mwanya ngo utekereze icyo ugiye gukora. Ejo uhita wisanga uri uwundi uhita wisanga ubaye kundi ibyo ugiye gukora uhita ugira ute, uhita uhubuka. Akandi kantu ka kabiri, hari ukuntu ugira gutya we mukobwa ugatangira kuvuga ngo umusore ngo jyewe ngo icyo nshaka ngo ni ukumurya amafaranga nkikomereza. Urumva wowe ubwawe ntabwo uzi gukorera amafaranga, wowe nta kiraka na kimwe uzi gukora. Icyo uzi ni ukuzana utuntu tw'utugambo ku muntu nyine, utuntu tw'imitwe watetse ngo ndashaka iki n'iki, ngo nagize ikibazo iki n'iki, ukabona nyine arahejeje nyine agoye amafaranga ye. Man, umuntu ufite ubwenge bwo gukorera amafaranga afite n'ubwenge bwo kuyatanga. We wihubuka, genda gakeya. Umuntu ufite ubwenge bwo gukorera amafaranga ye no kuyatakaza ababitekereza. Buriya hari ikintu abagushakaho. Njyewe ndaheza nguhe 5 byanjye, ejo meze nguhe 5 byanjye, ejo bundi meze nguhe 15 byanjye. Ariko ku munsi uzaje gutwara 20, hari igihe ntazaheza, kubera ko nabamaze kunyizera, kubera ko amaze kumbonamo nk'intuza, ntabwo uzi nanjye icyo nshaka. Urumva njye nanjye ari igihe nzaheza nkaguha 20, ariko izo 20 wowe uzazicuza mu buzima bwawe bwose. Ariko njye mu gihe y'amafaranga natakaje nayakoreye mu kwezi kumwe, aho nayakuye haracyahari nzakorera nande. Ariko kuri bya bihumbi 40 byonyine weho ushobora kuzabyicuza umwaka wose cyangwa se ubuzima bwawe bwose. So banza utekereze ngo ese ubundi kubera iki we ntago uzi ubwenge kurusha abantu bose. Urumva wewe umuntu ngo umubonemo igicucu, umuntu wagize ubwenge bwo gukora amafaranga 100,000 umwita igicucu ute? Uriya muntu azi ubwenge, aho yakuye amafaranga azava nde? Ariko ikibazo weho azaguteza kuri bya 100,000 ushobora kuzakicuza ubuzima bwawe bwose. Ndaza kuguha urundi rugero. Ujya ubona abantu bashaje kera batunze amafaranga ari abagabo, ukabona umuntu n'umugabo ikibazo ahoye nacyo, cyangwa se umuntu amwiraseho akamubwira ngo nyirataho, ariko shaho nanjye kera nari umugabo. We arakibuka ko yari umugabo. Ariko hari n'undi muntu ushaje ari igitsina gore yarahuye n'ubuzima bubi, yari yandaritse, akajya avuga ngo iyo ngira gutya. We urumva aricuza ubuzima bwe, ariko wa musaza aracyafiringa bwa buzima yabayemo wangu. Waracyabufiringa kumva nyine nta kintu mubwiye, wenda yambaye n'ibirema muntu. Ni ukubera ko cya kintu yakoze we ubwe, cya kintu yakoze kigatuma ajya hasi, we yari yagitekerejeho. Niyo mpamvu atakicuza, niyo mpamvu uyu munsi yishimira ubuzima yanyuzemo. Bano banjye tujye tubanza dutekereze ikintu tugiye gukora. Akandi kantu ka gatatu, namwe bagabo cyangwa se umuntu w'igitsina gabo cyangwa se niba uri n'umusore, nawe menya ngo ese uriya muntu unkeneye iki ngiki, uriya muntu ntakazaho bimeze bite? Ni byiza kumutakazaho, nawe bishobora gutuma ujya hasi, ndetse n'ahandi wakuye ntihongere kuhakura. Ejo nyine bikaba bitabasha nyine gutuma nawe uba uwo wakagombye kubaho. So rero tujye nyine ikintu cyose ku mugani, tujye tubanza dutekereze ikintu tugiye gukora, niba hari ikintu cyadufasha, niba hari ikintu cyatugezaho. Bityo nyine ejo uzaba uri umusore nyine uri wadanje, urakenewe kubera yuko nyine wowe ubwawe nyine uzi icyo ukora, uzi icyo ushaka kugeraho. Nawe niba uri umukobwa ewana, nawe uzi ikintu ushaka, uzi icyo ugomba kugeraho. Bityo nyine tubeho muri ubwo buzima ariko bwo kwigira, ntitwumve ko hari abandi bantu batugize.
ni sawa. Niba unyuzwe rero genda ukore like, ukore subscribe, mukomeze muduhe ibitekerezo, mutubwire uko mubyumva, ndetse n'ikindi kiganiro wifuza ko twazaganiraho utwandikire muri comment, ubundi njyewe Rubangukana Bigwi ndahari kugira ngo nkugerereyo. Ndagushimiye. Njyewe ndi MC Rubangukana Bigwi nk'ibisanzwe, umusangiza w'amagambo mu bukwe, umutahira, ndetse kandi niba wifuza na sonorisation, niba wifuza bande, niba wifuza itorero, niba wifuza abakameramani, cyangwa se abasaza bo gusaba no gusabwa umugeni, duhamagare kuri iyo nimero iri hasi aho ngaho, ubundi tukwizihire. Ndetse kandi niba ukeneye sale cyangwa se decoration, cyangwa se ukeneye umuntu wo kukwambika mu bukwe bwawe, duhamagare. Kagira Imana, nanjye mbakunda kubi. Mukomeze mukore like na subscribe, mudushyigikire.